ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Baramukije cyane inshuti z'Imana bakunze umwe bw'abera ministries ndetse n'abadukurikirana mwese aho muherereye. Twageze ku munsi wa kabiri aho twatangiye ya magambo meza y'Imana amwe tuvuga buri gihe tubabwira ngo birageze kandi birakwiye gutangira amasengesho y'iminsi 7, amasengesho akwegereza umuryango w'ibisubizo byawe, amasengesho akugeza ku isezerano nyakuri, amasengesho akugeza kuri gahunda y'Imana nk'uko wagiye uyitegura. Rero data wa twese akugiriye neza kandi agufashe muri byose kugira ngo urusheho gutsinda, urusheho kwambara imbaraga, urusheho kugubwa neza nk'uko umukozi w'Imana Sirasi yabaganirije amagambo meza cyane kandi ndamushimira kuko yakomeze kubabwira kandi nukuri kandi yakomeje kubaganiriza amagambo meza ko Imana izabahembura mumaze 3 cyangwa mugeze ku bindi bintu byose mwasenga Imana mwinginga Imana. Turabashimiye ko mwabanye natwe rero mu kiganiro gikomeye cyitwa iminsi 14 y'ubuhanuzi kutunje iminsi 7 y'amasengesho, iminsi 10 ku munsi wa kabiri aha amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka ndetse amateka akamera neza, ubuzima bukagenda neza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Rero ndabashuje cyane mwe mwese uko mukurikirana kandi uko murushaho kutuba hafi mutwegera mu buryo butandukanye. Tubashimira uburyo ki mwatweretse urukundo mudukunda ndetse mukatwereka n'imbaraga mujya mugaragaza, mukatwereka n'umurimo w'Imana mujya mukora mu ruhande rwacu kandi ko bigenda neza. Ndasabye rero kugira ngo murusheho kudukurikirana kandi umwuka wera w'Imana akomeze kubana natwe, aho ninginga ngo ubutware bw'Imana, ijambo ry'Imana, imikorere y'Imana, imvugo y'Imana, kuvuga kw'Imana kwinzani ku buryo bwose data wa twese atugiriye neza kuko ni umwami udukunda kandi ni umwami w'amahoro, ni umwami w'imbaraga, ni umwami w'ubunyabushobozi, hamwe ajya arengera buri muntu kandi akamurengera mu buryo bwiza. Rero ndabashuje cyane, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugubwe neza muri byose kuko muradukunda kandi muri abantu bacu, muri abantu bazima, muri abantu mukora ibintu bikwiriye kandi duhora tubanezerwa igihe cyose iyo muturi hafi kandi mudukurikirana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo rero mbasabe ikintu gikomeye kuri uyu munsi wa kabiri wo kwegera Imana muri twebwe, nabyo ngo ni ukwegera amarembo y'ibisubizo. Umaze igihe ibintu bibona, ibintu byitegereza, ibintu bireba, ibintu bibona mu buryo bukwiriye, ariko nubwo bireba ugasanga ntabwo ubasha kubyakira uko bikwiriye. Ariko ndagira ngo kano kanya unyemerere, wabonye ubukwe buri hafi, umugabo ari hafi, umugore ari hafi, abana bari hafi, akazi kari hafi, ibyangombwa biri hafi, amateka ari hafi, icyo ukora kiri hafi, icyo wifuza kiri hafi, icyo ushaka kiri hafi, icyo ukenera kiri hafi, icyo utegura kiri hafi, icyo wifuza kiri hafi, ibintu byose ubibona. Ariko kugira ngo ubashe kubona amaboko yo kubyakira ugasanga ni za ntambara zagufashe, zakubujije amahoro, kandi koko ikintu cyose ukibona bugufi bwawe nta na kimwe, ndetse unanabyizera, ndetse unanabibona, ndetse ugiye no kubigeraho, ndetse ugiye no kubikoraho, yewe ubona bikuri no hafi, ndetse n'amasezerano yumva, n'ijwi ry'Imana uryumva, abahanuzi barahanuye, nawe warabyeretswe. Ariko kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi nyayo bikakunanira. Kubera iki? Kuko Satani yitambitse ku buzima bwawe. Aha rero niyo mpamvu twe kumwe bw'abera ministries tumaze gusohoka muri 4 days of prophecy, twese dutekereza ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo noneho twinjira mu masengesho kuko Imana yateguye. Ndabisubiramo inshuro nyinshi nk'eshatu, ndabisubiramo mu buryo bukomeye
ndabisubiramo mu nzira ziremereye kugira ngo ubashe kubyumva. Ni ukuvuga ngo igihe cyose wasenze ijwi ryaguraga ko ibintu biri hafi, abahanuzi barabyeretswe, nawe ubwawe warabirose ndetse uranabyiteguye, wenda no kubyakira ndetse wumva bikuri hafi, wagiye no mu nsengero zitandukanye, ubuhanuzi bwabivuze inshuro nyinshi cyane. Mboneho ngo ukosore kuba Imana yavuga ikintu inshuro nyinshi ntibikaguca intege, ahubwo ujye umenya ko Imana ikizirikana. Ni kenshi Imana yabwiye Aburahamu ngo ni ukuri ndi Uwiteka Imana yawe, nzaguha kino gihugu, nzaguha urubyaro. Kugira ngo mu 15 by'itangiriro avuga ati ariko se urubyaro na 18 urubyaro mpereza ruri hehe ko mbona ari Eliyezeri ruri mu rugo urya ntabwo bafite azosigara n'ibyanyu. Imana iti humura, sohoka ujye hanze ubari inyenyeri, nyuma ati genda ku mucanga bari kubasha kubara, ni ku rubyaro ruzangana. Kuba Imana ivuga ikintu buri munsi, haleluya, kuba Imana isubira mu kintu buri munsi, kuba Imana ikora ikintu buri kanya, bivuze ngo ntabwo ikwanga ntinakwanze, ahubwo ni isoko nziza yo kubasha kwakira ibyawe no kubasha kugendera muri gahunda nziza no kugera ku ntego isobanutse ndetse no kugera ku butsinzi bukwiye, kuko Imana izavugana nawe. Rero amagambo tubonye turimo tuvuga, turimo tuganira, aravuze ngo ibintu urabibona, urukundo wararubonaga, ikintu cyose warakirebaga, ariko kugira ngo ubashe kugifataho, kandi mu bintu bya mbere bikomeye bikwereka neza ko karande n'imivumo no gutotezwa bikuriho, ni ukubona amahirwe akagucika kuyareba, ni ukunyurana n'ibyawe, ni ukunyurana n'abawe, ni ukora intambara ziza kandi ugasanga icyo ba bantu bakwifuzaho kitari cyiza, rimwe na rimwe nicyo kibaye kuruta icyo wifuza ko cyakabaye. So rero niyo mpamvu twateguye amasengesho Imana inyoboye, mwehishurirwa Imana yampaye, iravuga ngo nyuma y'iminsi 14 y'ubuhanuzi dusenge isengesho rikwegereza umuryango w'ibisubizo, kugira ngo wakire ibyawe, ubyakirane imbaraga, ubyakirane amasezerano, ubyakirane gukomera, ubyakire utajegajega, ubyakire udacitse intege, ubyakire wuzuye imbaraga, kuko Satani yagiye akunyaga ibintu byinshi cyane mu mibereho yawe. Rimwe n'icyo uteguye ntikize, n'icyo ushatse ntikibe, n'icyo wemeye ntigikunde, aho ukisanga buri gihe waguye mu mutego utari wo yuko utakira iby'Imana yavuganye nawe. So rero niyo mpamvu y'amasengesho, nyuma yuko tuvuye muri zamva, Imana ibohoye abawe, ibohoye ibyawe, ibohoye ubuzima bwawe, ibohoye amashuri y'abana bawe, ibyari byaratabitswe byose Imana ikabishyira ku mugaragaro, ikabizana, ikakubohora. Mu kintu cy'umuro twasenganye n'umukozi Imana Celeste turi kumwe, ukumva urabohotse. Nuvuga ngo icyo kintu niyo mpamvu dutangiye amasengesho, nkubwira ikintu gikomeye nubwo aje umukozi Imana tayibabwiye, ariko ikihutirwa niki, ni ukuvuga ngo ushaka urye, nushaka unywe, nta kibazo dufite, ariko niba wumva ukeneye ko Imana igusubiza ku cyifuzo ufite, ndagusaba ibintu bibiri byonyine bidakomeye. Ikintu cya mbere uri bukore, ryafungura ukunda ryigomwe. Rimwe wumva ubura ukumva amaraso arahagaze, bari ryo wigomwa, ariko niba urwaye utanabishoboye ntabwo ari ngombwa. Burya Imana kureka kurya no kwishonjesha bituma ni uburyo wereka Imana ko uciye bugufi, ariko ubundi burya Imana yumvise ijwi ry'umuntu uwo ari we wese, ariko iyo uteye ntambwe birushaho kuba byiza, birushaho no kuba amahirwe kubikoze, Imana iguhe umugisha. Rero umaze igihe unyurana, amahirwe agucaho, ubuzima bugucaho, unyurana n'ibyo washakaga, unyurana n'ibyo wasengeye, unyurana naho werekeye, rimwe na rimwe n'icyo ugiye gukora ugasanga ntigihuye n'ukuri kw'ijambo. Bivuze ngo hariho umugambi wa Satani utari mwiza ku buzima bwawe, ariko muri aya masengesho abohora, muri aya masengesho atabara, muri aya masengesho akumenyesha ikibi n'ikiza, muri aya masengesho ugiye kwegera umuryango totele bondi ya fomaye, ni ukwegera umuryango w'ibisubizo, ugakingura, ukakira ibintu byawe. Mwibuke ko umukozi w'Imana Petero, uwo tujya tubona, uwo twasobanukiwe, yari afungiranye mu nzu y'imbohe, ari hagati y'abasirikare, ndetse byageze n'ubwo bamufungana n'abasirikare. Ubundi nta muntu urinda gereza ujya muri gereza imbere, bamushyira inyuma ya gereza, ariko yari arindanywe nabo. Ngo ariko amare kurindanwa nabo, biza kuba
kuba ngombwa ko marayika aza akamufungura, ngo yameraga nk'urota. Rero aya masengesho turimo, ibi turi kubaganiriza, ni isengesho rikwegereza amarembo y'ibisubizo ngo nawe ukingure. Bivuze ngo gusenga kwawe wegereye imiryango y'ibisubizo, usigaye ni wowe ubwawe n'amaboko yawe gufungura ibyawe. Aha munyumve neza, aha muntekerezeho neza. Iyo tubabwira mu mwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, nibyo Imana irabizuye. Ariko buri gihe unyurana n'ibintu byawe, buri gihe muranyurana, amahirwe agacaho ugacaha, usanga umuntu yakwibagiye kandi yarakuzi, ukisanga rimwe na rimwe waguye muri esheke yuko icyo wifuza gutakibonye kandi yuko ugiye kujya mu rwego rutari rwiza. Aho rero niyo mpamvu Imana yadutegetse gusenga amasengesho y'iminsi 7, ubishoboye akiriza ubusa, cyakiraza ubusa, cyakisonzesha, ariko ku nyungu zo kugira ngo ugere ku muryango w'ibyawe deni wifungurira. Kuko Imana irimo iratanga uburenganzira muri aya masengesho. Ni igihe cyawe cyo kugira ngo wakire imigisha yawe, haba ku mugabo wawe, ku mugore wawe, ku bana bawe, ubukwe bwawe, amasezerano yawe, amahirwe yawe, icyo wifuza, aho ushaka kugera, icyo ukeneye, umugambi wawe, intambwe yawe. Aho hose ni inzira nziza yawe yo kwinjira muri rya sezerano. Turagushimiye Data wa twese uhoraho, turagushimiye Mana y'amahoro, Mana y'ibyiringiro. Turagushimiye kuri Imana itagihinduka, kandi yuko abakwiringiye bose bagiye bagira umugisha rimwe na rimwe, kandi kenshi bishoboka nubwo babonaga ko harimo za obstacles zitabemerera kwakira wa mugisha, ariko kubw'imbaraga, imbabazi, urukundo, ineza, gutabarwa no kurengerwa, kugira ngo birusheho gusagiza buri muntu wese uri bwumve Mwami iri jambo ryawe. Turi imbere y'ubwiza bwe, tugeze ku munsi wa 2 w'amasengesho, amasengesho atwegereza, haleluya, the near of the door, urugi hafi y'umuryango w'ibisubizo. Mwami ndasabye kugira muri Yesu ku mwe bw'abera ministries ahari wese, umumpera imbaraga zo kwakira no kwinjira, adahinduka umunebwe wo kwakira ibye, ahubwo imbaraga zikorera muri uwo Mwami zimuhe kwinjira, gusanga no gusatira no gukomanga no kugera aho yifuza mu rwego runaka. Ndagushimiye kubyumvise kubwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Dusome ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyiza cyane njya nkunda mu buzima bwanjye, nkunda kubwira buri muntu wese, ni Yesaya ibice 16 umurongo wa 6. Yesaya 16 umurongo wa 6. Yesaya uyu ngiye kuyo, nubwo nkeneye kujya mu masengesho ku munsi nkunda kwigisha Bibiliya. Yesaya ni umuhanuzi wo kwa Mose, Amos uwo nguwo, akaba ndetse ari umwe mu bahanuzi bakomoka ibwami. Ariyo mpamvu igice cya 1 cya 6 we yahanuraga atinya, ariko ibice 6 umwami amaze gutanga uzi yamaze gutanga, niho yavuze ngo nibwo nabonye umwami Imana. Yahani mu 740 mbere y'ivuka rya Yesu. Yesaya akaba mu bahanuzi bakuru. Iyo tuvuga abahanuzi bakuru n'abameze gute, ni abantu bahanuye amahoro, intambara, guhanurira Isiraheli no guhanurira amahanga. Urupfu rwawe bivuga mu buryo butandukanye, iyo si yo ngombwa. Aha rero aravuga ngo twumvise ubwibone bw'Abamowabu. Mwibuke ko Abamowabu ni bene wabo, ni mu miryango ya bugufi y'Abisiraheli. N'abantu batari bafite ikintu kibategeka kibagenga. Aravuga ngo twumvise ubwibone bw'Abamowabu, twumvise ubwibone bwa Mowabu ko yibona cyane, twumvise n'agasuzuguro ke n'ubwibone bwe n'uburakari bwe, ariko kwiyarira kwe nuko ubusa Imana itugire neza cyane. Ni ukuvuga ngo aya masengesho duhagazemo hariho ubwibone bw'Abamowabu. Mowabu, Imana avuze ngo nzabakubita inkweto mu mutwe. Mowabu yavuze ko izagira nk'i Sodomu na Gomora. Bwari ubwoko bukomoka aho meze neza,
ndetse bava no kuri Aburahamu, ariko batavuzweho n'Imana. Ijya utandukanya ubukire bw'abataravuzweho n'Imana no gukira kw'abavuzweho n'Imana. Tandukanya urubyaro rw'abavuzweho n'Imana n'abataravuzweho n'Imana. Ni naho umuntu umwe yababaye muri Zaburi na gatatu aravuga ngo ariko kuki mbona no mu ipfa ry'abapagani bakomezwa nk'abantu bakagwiza imbaraga. Nyuma arisubiza aravuga ngo naje gushaka haba ariko sinahabona. Ndagira ngo nkumenyeshe ikintu gikomeye mu izina rya Yesu. Muri aya masengesho twinjiyemo yitwa ngo hafi ku irembo ry'ibisubizo byawe. Ngira ngo uwandika yarabibandikiye arabibereka ku irembo ry'ibisubizo byawe niwe wo gusingira ukakira. Mu wabo ngaba rutagasuzuguro, warasuzuguritse, mu bantu urasuzugurika, mu bavandimwe urasuzugurika, hari abasuzuguritse imbere y'abagabo babo, hari abagize igisuzuguro imbere y'abagore babo, hari abagize igisuzuguro kubera amadeni, hari abagize igisuzuguro kubera uburwayi, hari abagize igisuzuguro kubera agahinda, hari abagize igisuzuguro kubera ibyabahagurukiraga, hari abagize igisuzuguro ku mpamvu nyinshi zitandukanye zagiye zibazaho, baragenda barasuzugurika, wumva wambaye isoni, wumva ntibishoboka, akazi sakawe, ubukwe si ubwawe, imibereho si yawe, ibi ntibikureba, wumva hari ibyo wiyambuye bigenera abandi bantu. Ariko muri aya masengesho y'iminsi 7 mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo, ndakumenyesha ko Imana iri ivugana nawe ngo yumvise agasuzuguro k'abamo wabo. Bavuze ko utazashaka, utazabaho, utazabyara, nunabyara bataziga nibiga, batazabona iterambere. Hari agasuzugura gosha droite, hari agasuzugura imbere n'inyuma, hari ikintu ubwo abantu bagushyizeho baragusize, bagufasha ukuntu bashaka mu rwego rwabo, mu nzira zabo, mu mvugo yabo, mu buryo bwabo. Ariko Imana ibwira Yesaya ngo numvise agasuzuguro k'abamo wabo n'ubwibone bwabo bukabije. Icyo turimo tuvuga muri aya masengesho y'iminsi 7, muri aya mavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka, hari ibyo amatwi yawe yumvise bitari na byiza, yewe hari n'icyakanwa kakubwiye kitari na byiza, ndetse n'imitekerereze yawe hari ibyo yaguye nabwo bitari byiza, wumva ko ibyiza atari ibyawe. Ariko muri aya masengesho, haleluya, muri izi mbaraga, haleluya, muri ubu butabera, haleluya, muri uku kurengerwa, turakubwira ngo ijwi ry'Imana ishobora byose totayi basandori y'amora. Yo Yesu urakoze. Koko hari ibintu wumvise, yewe warabyumvise, n'uyu munsi uracyabyumva. Abamo wabo badatinya Imana iravuze ngo yo niyo yiyumviye ubwayo, nta wayibwiye, nta n'uwayivugishije, yo ubwayo yariyumviye, yo ubwayo yariyumviye. Ivuga ngo numvise agasuzuguro, amagambo nayakunze cyane. Twumvise ubwibone bw'abamo wabo, twumvise agasuzuguro k'abamo wabo, twumvise kwishyira hejuru kw'abamo wabo, twumvise kunegurana kw'abamo wabo, twumvise urubwa bw'abamo wabo, twumvise Imana yarumvise. Nshuti, Yohani ntibumvise ariko Imana yarumvise, nanjye sinumvise ariko Imana yarumvise. Kandi ubwo Imana yumvise yo ntizagira gute? Ntizaceceka. Bavuga yarumvise, bakurwanya yarumvise, bagusakuriza yarumvise, bakugambanira yarumvise, baguhagurukira yarumvise, bakuvuga nabi yarumvise, bagutega imitego yarumvise, bakora ubugome yarumvise. Nta na kimwe itumvise. Yumvise ubugambanyi, yumvise agahinda, yumvise imibabaro, yumvise amarira, yumvise ingorane, yumvise ibyagusha, yumvise ibyaguhagurukiye. Yo yarumvise, n'uyu munsi irumva, yumvise ubugambanyi. Kandi ubwo Imana yumvise ntizigera iceceka, ntizaceceka, izahaguruka. Hari inama utabaye nk'Imana ibamo, inama y'abagome n'ubwo Imana itayicaramo ariko iba yayimenye. Hari ibyabaye ntiwabisobanukirwa, uyu munsi wa none waramarira. Ariko muri aya masengesho yitwa ngo ku irembo ry'ibyawe singira wakire, tope fora mora, ku irembo ry'ibisubizo byawe ntabwo uzongera kunyurana n'amahirwe, ntabwo bizongera kuyoba, tubizongera guca ku ruhande. Ariko Imana yarumvise, hari agasuzuguro kandi Imana iragaciye mu izina rya Yesu. Nubwo ari amasengesho turimo y'iminsi 7, ariko n'ubuhanuzi burimo. Hagitangaza, hari ibyo utumvise,
hari ibyo utabonye, hari n'ibyo utamenye iyo byakorewe, kuko hari ibintu udakandagiramo, hari intebe uticaramo, hari aho utavuga, hari aho utagera, hari n'aho utabasha kugera. Ariko aho utagera Imana ivuganye nanjye ngo yagiye irahareba, n'ibihakorerwa irabizi, n'ibihavugirwa irabizi, n'ubugambanyi buhari urabuzi, n'ibyo bategura byose Imana irimo irabareba. Rero komera, wicika intege, wicogora, winanirwa, wigira agahinda, kuko muri aya masengesho, muri izi mbaraga zikomeye, ndakubwira ngo yo yarumvise ntizaceceka. Hari abumvise baraceceka, hari n'abamenye akagambane kakuriho baraceceka, hari n'abamenye abagutega imitego baraceceka, hari n'abategeye ubugome baraceceka. Ibyo byose baracecetse kuko nta nicyo banabikozeho. Ariko muri aya mavuta, muri aya madovelia molesando benefoketa elemansa belia vebuni wa mosansele mainhola, muri aya mavuta Imana ibwira Abisiraheli ngo Abamowabu narabumvise, ndanabasobanukiwe, bafite ukuntu bakuneguriye abana, bafite ukuntu bakuneguye, bafite ukuntu bakuvuga panze ibintu. Abamowabu nibacogora, bakorana n'abapfumu, bakorana n'abarozi, bakorana n'abagambanyi, kugira ngo utabasha kugira access, utagira uburenganzira ku byawe, utagira uburenganzira ku byo wifuza, utagira uburenganzira ku byo ukeneye, utagira uburenganzira ku byo ushaka. Barakugose, barakurwanije, baraguhagurukiye, barwanije amasezerano yawe. Ariko kano kanya mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagira ngo umenyeshe ikintu gikomeye. Umugambi w'Imana ntuvogerwa, niyo mpamvu Imana iguhindukiriye wowe udukurikirana kumwe bw'Abera Ministries. Nongere gushimire muri aya masengesho, ntibikubuze no kwiyandikisha. Reka kora subscribe, twandikira ibyifuzo munsi. Nubona bidakunda, hari nimero, hamagara kuri nimero ihari, nubwo mujya muyisaba kandi iriho, barayishyira hakwiriye. Nashaka nayipininge mu kiganiro muri comment hasi, ariko muyihamagare noneho dusengane by'umwihariko, kuko hari ikibazo utavugira kuri YouTube ukore comment. Hari ikibazo utapfa kubwira umuntu wari wese, ariko hari agasuzuguro, ako mu buriri, ako mu gitanda, ako mu gikoni, ako mu bantu, usuzuguritse kwa sobukwe, kwa nyokobukwe, muri bene wanyu, aho hose Abamowabu barahagurutse bagusiga isura udafite, bagusiga icyashu udafite, bagusiga ibintu utifite muri ubwo buryo. Ariko Imana yacu ariyo Mana yawe, ariyo Mana yaduhagurukije ku bumwe benevoria morabaye. Reka nkubwire nshuti yanjye, ikofira gusuzuguye, amafaranga yaragusuzuguye, byose byaragusuzuguye, nta kintu ubona, nta kintu wakira. Agasuzugure se uzabyara ryari, uziga ryari, uzakora ryari, nturarongorwa, ese nturabona akazi, nturagira inzu, ese nturagira gutya, n'ubu uracyari wa wundi muri iyo myuka mibi yose igenda ikwataka mu buryo buri physically. Ariko muri aya mavuta y'imbaraga z'Imana ishobora byose n'umugambi udahinduka, turakubwira ngo hari ukubomora kino gihome mu izina rya Yesu, tugakubita ingegera yitwa dayimoni, tukayimenesha, tukayivudukana, tukayirukana, tukamubwira ngo nimbura mukoro, nimbura kimazi, ntacyo ashoboye, ni ukuvurunga, ni uwo gusenya, ni uwo gutobanga, ni uwo kuvangira abantu, ni uwo kwirirwa batesha umutwe, ni uwo guhondanya imitwe y'abantu. Nicyo dayimoni ashoboye. Ariko hari imbaraga z'Imana, haleluya, yadusigiye amavuta kugira ngo dusenye ibyo bintu byose. Satani umugizi wa nabi ukora ibibi, ukuvurungira, uwo nguwo uzana amashyana, akazana abaroza, akazana abacuragura, akazana ababandwa, akazana za karanda, akazana imivumo, agakoyora byose kugira ngo akunanize. Ariko turi gusatura kugira ngo wegere urugi rw'ibisubizo byawe, wegere agakiza k'abana, wegere agakiza k'umutware wawe, kugira ngo wongere wumve impinduka dobini wa andrai menesanso bene harako tutandolebo sando de mai riwitanto de mai sansore bene from and witai. Ndakubwira ngo ni igihe cyo gusatura ukinjira, ko Satani inshingano ye ni ukwanduza. Mwita kijanja, mwita biganza byanduye, mwita akanwa kanduye, mwitwa jisho ribi, mwita ibyapfuye. Mbega ni wa mudayimoni ugenda akayora abazimu bose naho bava bakagera, kugira ngo gutobera utareba imbere, akazana za serwakira, imiyaga y'intambara. Ariko muri aya mavuta, muri aya masengesho y'iminsi 7,
ndakubwira ngo ugiye gupasura ikirere winjire, ugiye gupasura wakira isezerano, ugiye kugera ku rugi rw'ibyawe maze ukingure wakire mu izina rya Yesu. Aho niho umugisha w'Imana ukujeho, niho ugiye kubona ko Imana iri kumwe nawe. Imana yabwira ngo twumvise, data yarumvise. Ese wumvise iki? Ahubwo se by'ubwirwa bingana n'ibivugwa? Ahubwo se ibyo ubwirwa ugira ngo bingana n'ibyo bavuze? Ariko ibyavuzwe byose uhereye ku munsi wa mbere n'inda barayivuze bataranagusaba muri bari bakuvuze ngo ariko ubundi hazavuka ndi. Inda bakiyisaba barayivuze, ubyara baravuga, ukuze baravuga, ushaje baravuga. Wowe ibyo wumva ubwirwa n'abantu ni bike cyane kuruta ibivugwa, kandi byose Imana yanditse. Rero mu yandi magambo ku munsi wa kabiri Imana ivuze ko yamenye agasuzuguro k'abamo wabo, yamenye agasuzuguro n'ubuswa bwabo ku buzima bw'urugo rwawe, ku buzima bw'amasezerano yawe, ku buzima bw'abana bawe, ku buzima bw'iterambere. Yamenye aho Satani agenda agambana ngo utabona ibyangombwa, ngo utabona. Muri aya masengesho muremera ko ugiye kwizera ari mu gihugu runaka akeneye ibyangombwa agiye kubibona? Ndimo ndavugana n'umuntu uri muri Croatia, mubwire ngo Imana ikwemereye kujya aho wifuza kujya. Imana ikwemerera kujya mu gihugu ugomba kujyamo, kandi aho ugiye kujya umugisha wawe ugiye kuwubona. Ntawe uzongera guhagarara imbere, ntawe uzagukoma mu nkokora, ntawe uzagufata, ntawe uzaguhagarika. Bitewe n'iki? Kuko Imana ikugiye imbere kugira ngo yice agasuzuguro k'abamo wabo. Waba uri Canada, waba uri Amerika, waba uri Australia, waba uri mu Bufaransa, waba uri mu Bubiligi, waba uri muri Polande, waba uri hano hose, waba uri muri Germany, waba uri aho ushaka hose, za Italy ndazivugaho, za pays Scandinavia, aho waba uherereye hose, za Luxembourg, uri Finland, nabikubwira Suisse. Humura, wigira ubwoba. Swede, wigira ubwoba. Netherland, wigira ubwoba. Oh haleluya, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana igiye gukorana nawe, ugiye kwegera ibisubizo byawe, kuko Imana niyo yivugiye ngo numvise agasuzuguro. Irivugiye ngo twumvise ubwibone. Hazabyara ryari, hazashaka ryari, arashaje, abakobwa be baheze mu rugo, abana be banyura umogi, banyura ibiyobyabwenge, abana be babaye abanaba. Ni inkuru ndende n'ibigambo. Umugabo we tumuza hanaha, umugore yagize gutya, divorce gatatu. Hari urugambo rwinshi cyane, ariko dodura mandika bene fozanto ayiriwe. Navuze ngo muri aya masengesho y'iminsi 7 nayo gupasura ukegera urugi rw'ibisubizo byawe. Numvise ubwibone n'agasuzuguro ke n'ubwibone bwe n'uburakari. Noneho hari ubwibone ndetse akibona cyane, ndetse Imana ifite agasuzuguro ke n'ubwibone bwe n'uburakari bwe, ngo ariko kwirarira kwe ni ukubusa. Bishindure zero. Ubwibone, kwirarira, agasuzuguro, amahane, kugutesha umutwe, byose Imana ibicishemo agakato. Iravuze ngo birahindutse. Birahindutse, kandi bihinduwe nuko Imana yumvise. Ndagira ngo utangarize ikintu gikomeye. Mutagira ngo twavuze abo mu Burayi gusa, nje ndibwirira nabo mu Rwanda. Hari abantu bagera kuri 6 Imana irangirije imanza zijyanye n'iby'ubutaka. Wari warihebye. Hari undi muntu Imana igaruriye amafaranga ye menshi yari yaragiye. Uwo muntu ari mu Rwanda ahangaha. Uri mu Rwanda hano. Nubwa mbere menye neza ko Imana imishuriye, ntabwo nari nzi ko nyirabukwe w'umuntu atakunda akamubyarira umwuzukuru, akaba ari umuroga kugira ngo atazigera byarave mu rugo atamushaka. Reka rero nkubwire rero, uburozi bwa nyoko bukwe butaye agaciro, byose birarangiye. Ugiye kubyara, ugiye gutera imbere, kandi ntuzava muri urwo rugo. Azarugusigamo, azarugusigamo, azarugusigamo. Niko Uwiteka avuganye nanjye. Towa fozere Mana. Muzajya hano bari kugenda basenya, bandikaho ngo towa. Hari ibintu Imana ishyizeho towa ku buzima bwawe. Pesofer moradrai.
urambagijwe 6 ntuzi uko bagenda uri mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga ntabwo mvuga umurenge noya ntabwo mbishaka ariko byibuke kandi undebye ugiye kureba yicana n'ubwa 3 mu gihe cyawe ntiwajya gunacaka no kuyireba ariko ugiye guhura n'iri jambo kandi Imana iguhaye umugabo utatekerezaga utari mu nzozi zawe utari mu cyerekezo cyawe utanibwiraga uzabanza umanga ariko se kuki waje kundeba hari icyo ushaka hari ikindi ushaka hose urugo gusa kuko ntimuri mu rwego rumwe ntimuri mu bushobozi bumwe no mu miryango imwe ariko Imana itegetse uwo musore mwiza w'igihagararo ufite uburyo n'ubushobozi kugira ngo agutware akugira umugore akurongora ubyare ufite igisogo gikurweho kuko Imana iri kumwe nawe rega ndimo ndahanura haleluya gusa gukomeza gukurikirana ntabwo ubuhanuzi bwashira zomi wa fotele mandekebe mada Imana igukuriye umwana muri gereza mu buryo bukomeye reka rero dusenga Imana yavuze ngo numvise totaya mandika breme fozaye iri jambo ryo numvise twumvise n'umwuka wera umva ni gato twumvise n'Imana umwuka wera na Yesu Kristo twumvise ubwibone bw'abamowabu ko yibona cyane ariko yareba hengo yizehe kuki bitaba mbega yarabyumvise n'agasuzuma n'agushyira ariko biraciwe mu izina rya Yesu Imana ihagararanye nagira ngo dusengane Imana mukomeze dusenge muduhamagare data wa twese uhoraho mu izina rya Yesu ufite imbaraga no gutware mu izina rya Yesu ndi imbere y'ubwiza bwawe mwami n'Imana neza wakira ko Imana ishobora byose senga mwami ubwo bwose mwatumwe amasengesho y'umunsi wa none ibyabo byose mwami ndabigaruye byo Satani yatwaye ndabigaruye ndabishikuza mu kanwa ka dayimoni byo dayimoni yamize ndamuniga ndamujwe ibara ndabimwambura ndamuranduramo ndabimukura mu izina rya Yesu reka abantu bakira amasezerano batabarwa bagubwe neza bigira imbere mwami wari urwaye akiri wari ushonjaga wirirwa rambaye ubusa yambare ufite akaga umutabaro buze ngo abihabwa buze ko mwami agasuzuguro k'abadayimoni gacika mu izina rya Yesu turakubita turarundura turasenya turavunagura imbaraga z'abadayimoni n'amasengesho akomeye bagiye kwinjira akagera imbere cyane ndasenze mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo ibyawe bya dove bone faimene werbra turakubita hasi impaka zose n'abadayimoni bazanye ubwo bwo utabare kandi uburengere mu izina rya Yesu ndagushimira mwami kunyumvise baho umugisha bagiriye neza banezerwe muri aya masengesho bakira imbaraga zidasanzwe bagiye mu birere bikomeye bakirimisha mu izina rya Yesu urakoze kuri Imana ishobora byose urakoze kuri Imana igitabara urakoze kuri Imana igirengera urakoze kubageze ku rugiro rw'ibisubizo bagiye gukingura bakakira barakinguye bakiriye ubukwe barakinguye bakiriye ubuzima barakinguye bakiriye amafaranga barakinguye bakiriye kubaho barakinguye bakiriye amateka barakinguye zando dele fodrama masefidewara urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen mukomeze mukurikirana WIfuza Ministries Imana ibahe umugisha umunsi w'ejo tuzakomeza reka mbabwire ngo igitangaza kirabaye wari umaze igihe unyurana n'ibyere kugiye guhura nabyo shalom shalom dusoje kuri YouTube ariko muhamagare tubafashe gusenga murakoze ubumwe bw'abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye mfite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo amateka urayazira kandi nta kintu utakoze amateka yarankuze bambaza ngo ariko ubundi ukora iki ndi umunama amavuta akandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye amavuta akuraho amateka twanyuzemo ndafashijwe we amavuta akandagira amateka